Reka rero none mbahereze ikaze inshuti bakundwa mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka mbifurize gukomeza kugenda mugubwa neza aho muri hose no mu byo mukora byose bikomeze bigenda neza nk'uko mubyifuza. Ni amakuru nanone tugiye kubagezaho akomeje kugenda akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga nk'uko namwe mwakomeje kugenda mubyibonera. Ni hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni amakuru akomeye cyane akomeje kugenda akwirakwizwa by'umwihariko guturuka ku munsi w'ejo. Urasabwa kuba wareba nimba waramaze kuba watwiyungaho hano ku kinyamakuru cya Wikipedia Rwanda. Urasabwa kureba nimba waramaze kuba wafungura imbuto ya subscribe, ubundi tugatangirana n'amakuru yacu agezweho akomeje kugenda akwirakwizwa hano by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Ni mu buryo rero leta y'igihugu cy'u Rwanda yabashije kuba yasohora itangazo rito cyane. Ni itangazo rireba buri munyarwanda wese uzi ko ari urubyiruko muri rusange by'umwihariko, cyangwa se n'undi uwo ari we wese riramureba bitewe n'aho ari buze kuba yakwisanga. Ni muri urwo rwego rero leta y'igihugu cy'u Rwanda yaje kuba yagaragaza ko mu gihugu cy'u Rwanda ikintu cyo gufata ku ngufu abana bakiri batoya gikomeje kugenda kiri kwegera imbere, bari gushyiramo imbaraga muri rusange. Niyo mpamvu yaje kuba yasohora itangazo ribivugaho ibi bintu muri rusange. Ni ibintu bikomeye cyane, ibi bintu birababaje cyane kuko yagaragaje ko biri kugenda bitera indi ntambwe byegera imbere. Bishyizeho amategeko ndetse n'amabwirizwa ku muntu usongera gufatwa asambanya abana muri rusange, cyangwa se niyo baba ari abana ubwabo ariko bakora ibi bintu, baje kuba bashyirwaho itegeko ribahana. Muri rusange rero tugiye kuba twarebera hamwe amategeko yaje kuba yasohokana n'iri tangazo muri rusange. Wibutse ko urasabwa kuba wareba nimba waramaze kuba watwiyungaho binyujije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Wasanga utarabikora, ndagushishikariza kuba wayifungura, biba ngombwa ukanafungura n'inzogera ukanasharinga kuri mugenzi wawe. Wibuka ko hano ari kuri Wikipedia Rwanda.